Hello guys, nizere ko mumeze neza, mwe mudahwema kudukurikirana kuri channel yacu ya YouTube. Aka kanya tugiye kurebera hamwe video ya Mpano imara iminota 10 igaragaza ya Mpano arimo arakora imibonano mpuzabitsina, cyangwa se video y'urukozasoni ya Mpano yaba yashyize hanze imara iminota 10. Ni video igaragaza ya Mpano arimo arakora imibonano mpuzabitsina na shiriwe cyangwa se umukunzi we. Ni video abantu benshi cyane bari kugenda bahererekanya no ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa se ni video iri kugenda igarukwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye, igaragaza ya Mpano arimo arakora ibintu bitari byiza, ndetse igaragaza ya Mpano arimo arakora imibonano mpuzabitsina, igaragaza ya Mpano yaba mu maso ye ndetse n'ahandi hose. Ni video itari kugaragaza ya Mpano mu buryo bwe, ndetse abantu bari kuvuga ko ya Mpano gifitemo impano yindi, ndetse ko ari Baritazari wageze mu Rwanda. Iyi video iri kugarukwaho n'abantu batari bakeya hano kuri social media, ndetse bari kugenda bazihererekanya kuri WhatsApp ndetse na za Facebook. Ndakeka ushobora kuba wayibonye, ariko aka kanya tugiye kuba twarebana video igaragaza ya Mpano arimo arakora imibonano mpuzabitsina. Ndetse uyu ya Mpano yamenyekanye cyane ubwo yaperformingaga mu gitaramo cya The Ben. Nyuma y'ama video cyangwa se amafoto yagaragaye y'urukozasoni agaragaza ya Mpano ari gukora imibonano mpuzabitsina n'umukunzi we, ubu bikaba bimukozeho. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rukaba rurimo kumushakisha kibuno mpamaguru atabwe muri yombi. Ya Mpano bivuga ko yakoze ibintu bitari ngombwa, cyangwa se yakoze ibintu bitari byo, cyangwa yangije umuco nyarwanda. Ubu ya Mpano akaba ari gushakishwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rumute muri yombi, kuko yakoze ibintu by'urukozasoni, yakoze ibintu bitari byo umunyarwanda. Ya Mpano ni umwe mu basitari bari kugenda biyubaka hano mu Rwanda, bari bafite amazina matoya ariko bari kugenda bazamuka. Ni umwe mu bajene bari gukundwa cyane, yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Iyi video yagaragaje ya Mpano arimo arakora imibonano mpuzabitsina, akaba yarayikoranye n'umukobwa w'umurundi, ari nawe yaririmbiye ya ndirimbo Mbuze gukundwa n'umukobwa w'umurundi, abenshi cyane ndakeka muyizi. Uyu ya Mpano ubu akaba ari gukurikiranwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rumute muri yombi, nyuma yo gusakaza hanze amafoto n'amavideo agaragaza ya Mpano ari gukora imibonano mpuzabitsina. Ubu ya Mpano avuga ko atari we wabikoze, cyangwa se atari we washyize amafoto hanze n'amavideo. Ya Mpano avuga ko ari inshuti ye yitwa Pazo yasakaje. Pazo we avuga ko atigeze afata kuri phone ya Mpano, ndetse ko na password ya Mpano atayizi. Ya Mpano we avuga ko ari inshuti ya Pazo yabisakaje hanze. Mu minsi yashize nibwo hakwirakwiye amajwi cyangwa se amavideo agaragaza ko hari umuntu ufite amavideo ya Mpano y'urukozasoni